Hello ladies and gentlemen, nizere ko umeze neza aho dukurikiranye gatanu kuri gatanu. Igihe mugiye kubana muri aya makuru ni kiki nk'ibisanzwe nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuba wakora like na subscribe kugira ngo tubashe kubona gatanu kuri gatanu nanone amakuru ajya kugira mu wa mbere, nanone tubashe kwagura umuyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa ku gitaramo cyabaye cya Kivumbi, aho umuhanzi Kivumbi King uherutse gukora album ye nshya yiswe Ganza mu gitaramo cyabereye muri Kigali Universe ku itariki 28 Ukuboza 2024, aho iki gitaramo cyitabiriwe n'abakunzi be benshi barimo n'ababyeyi be. Uyu muhanzi Kivumbi bari bahawe icyubahiro imbere mu cyumba muri iki gitaramo cyabereye muri Kigali Universe. Ubwo birumvikana ni muri VVIP. Iyi album yise Ganza igizwe n'indirimbo 12 zifite ubutumwa bwimbitse, kandi ikaba ari album ya kabiri nyuma ya Didi yasohoye mu myaka 3 ishize. Kandi abahanzi batandukanye bagiye bafashije uyu Kivumbi mu kumurika album ye muri iki gitaramo harimo Mike Kayihura, Bushari, Ishkevin, Ariel Ways na Nevri Tera. Gusa nk'uko byagiye bitangazwa, umurundi uzwi ku izina rya Kirikuba wari uteganyijwe ntiyabashije kwitabira muri iki gitaramo nk'uko yabitangaje ku nkoranyambaga ziwe. Kandi nyuma y'iki gitaramo Kivumbi King yashimiye abahanzi bose bamufashije muri iki gikorwa, agaragaza ko yishimye uburyo igitaramo cyagenzemo. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, abitabiriye iki gitaramo bagaragaje ko banyuzwe n'imitegurire n'imigendekere yacyo, ndetse n'uburyo Kivumbi King yerekanye urukundo n'icyubahiro ku muryango we muri rusange. Kandi iyi album Ganza yitezweho kongera gusobanura neza umwimerere wa muzika nyarwanda no kwerekana ubuhanga bwa Kivumbi King mu buvanganzo. Amakuru twari tubafitiye nahagarukiye, nshishikariza umuntu cyane bwa mbere ko wakora like na subscribe ngo tubashe kubona gatanu kuri gatanu. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.